Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Yesu urakoze kutwemerera kubaho, urakoze kutubyutsa, urakoze kuduha ubuzima, urakoze kuvuga ngo tubeho tukaba tubayeho, urakoze amaso yacu gufunguka kongera akareba mu isi y'ababaho, urakoze amaguru yacu kwemera kongera gukandagira mu isi y'ababaho, urakoze kwemerera umunwa wacu kongera gufunguka ukavugira mu isi y'ababaho, urakoze mwami, impano yo kubaho ni wowe uyitanga y'ubuzima, urakoze kutwemerera mwami guhagarara imbere yawe tukagusenga mu isi y'ababaho, kandi tukaba twongeye kugaruka kugushimira imirimo yawe ihambaye, kugushimira imbabazi zawe, kugushimira urukundo ugira, kugushimira ineza yawe, kugushimira ubuntu bwawe. Urakoze mwami, ndagushimiye. Urakoze kuvuze ngo tubeho tukaba tubayeho, urakoze ko uyu munsi utwemereye kongerwa ku buzima bwacu. Urakoze Mana, urakoze, himbazwa, singizwa, niwubahwe mwami, niwubahwe Kristo, niwubahwe mwami w'amahoro, niwubahwe wowe, niwubahwe gitare cyanjye, niwubahwe. Haleluya, shimwa Kristo mwiza. Turacyari imbere yawe mwami, turacyari imbere y'abana bawe mwami. Iki ni cya cyumweru wasutsemo ubuntu bwo kubohoka, ni cya cyumweru wasutsemo imbabazi zo kubohora, ni cya cyumweru wasutsemo amaraso ya Yesu abohora, ni cya cyumweru Mana wasutsemo ineza yawe ibohora, ni cya cyumweru wa mwami Yesu wasutsemo mwami amaboko yawe abohora. Yesu, ni cya cyumweru mwami Yesu, kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi uracyabohora, uracyakora mu buryo butandukanye bumwe n'ubundi, uracyabohora imiryango yacu. Ndagushimiye ko wadutekerejeho ngo utubohore, udukize, utubohore, utuvane mu nzara z'abantu, utuvane mu nzara za Satani, utuvane aho twari tuboheye hirya no hino, utuvaneyo mwami, tugaruke mu murongo w'icyo tuvuga, tugaruke mu masezerano, aho twari tuboheye Yesu, aho twari turi kure y'ibyacu aho hose, uko Kristo yarapfuye abitwegereza hafi. Haleluya, Mwuka wera w'Imana, ndagushimira. Warakoze, ni wowe ubidufashamo, erega ni wowe utubohoye, erega ni wowe wabitubwiye ko Data yabyemeye ngo tubohoke. Ni wowe ko yashyizeho itegeko ryo kugira ngo tubohoke. Mana, ndagushimiye ubuntu wamanuye, ndagushimiye amahoro yawe y'umutima, ndagushimiye icyubahiro n'icyawe, ndagushimiye ineza yawe, ndabakwiringiye gakorwe n'isoni. Ngahari hararira umuntu nijoro mu gitondo impundu zikavuga, ahari umuntu yarara aboshye mu gitondo bugacya yabohotse, ahari umuntu yabyuka aboshye yasenga akabohoka, ahari umuntu yazinduka aboshye saa yine akabohoka, kubera ubuntu bwawe wasutse mu munsi bwo kubohoka. Twakiriye ubu buntu kuri uyu munsi, tugumye kwakiriye faveri kuri uyu munsi, tugumye kukunezererwa mwami. Uhabwe icyubahiro, usingizwe. Amen. Komera Yesu amashyi ahantu uri, umwami w'abami. Haleluya. Amina. Ibyakozwe n'intumwa 16, igice cya 16 umurongo wa 25 kugeza ku wa 26. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 25 kugera ku wa 26. Haravuga ngo, ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva,
uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndafashijwe. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga. Byuka usenge, zinduka usenge. Niwe Pawulo na Sila b'uyu munsi. Pawulo na Sila bari muri gereza, bari baboshywe, bari bamerewe nabi, bari mu nzu yo hagati baboshye, amaguru akomejwe, bafite imbago. Hari imbago. Tugiye gusenga, dusenye buri imbago yose bari baradusizemo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Pawulo na Sila barabakubitabuye, hari ibyadukubise. Iyo usomye iki gice hejuru ku mirongo ibanza 24, 23, 22 aho hose, uzamutse muri iki gice ubona ibyabaye kuri Pawulo na Sila. Babahora ubusa, kandi babahora ubusa, ntacyo baziraga. Ayiwe, natwe badohoye ubusa baratuboha. Hari ibyo badukubitishije, hari ibyo abagome badukubitishije, hari ibyo abarozi badukubitishije, hari ibyo Satani yadukubitishije ubwe, hari ibyo abadayimoni baduhondaguza. Ibyo byose ni igihe cyo kugira ngo bivemo. Kandi ntabwo badukubita gusa ngo babata hagati mu nzu y'imbohe. Hari ibyadutaye hagati. Iyo uri hagati ni ukuvuga ngo iburyo urazengurutswe, ibumoso urazengurutswe, inyuma urazengurutswe, imbere urazengurutswe, hasi aho wicaye urazengurutswe, hejuru yawe urazengurutswe. Ntaho kwinyagamburira wasohokera uretse Yesu, uretse Yesu. Noneho bageretse kuri ibyo, urumva iyo gereza kuntu imeze. Bageretse kuri ibyo, cyangwa se iyo nzu y'imbohe kuntu imeze, icyo kigeretse kuri ibyo, unyumvire, bababoha amaguru, bashyiramo imbago. Ni ukuvuga ngo ntari ahantu umuntu ntarenga. Hari ibyadushyiriyeho agakato ngo ntituzarenga aha. Hari abadushyiriyeho agakato ngo ntituzarenga aha, bakanabyigamba. Njye bari baranshyiriyeho agakato ngo sinzabyara. Ngurasenga azabyara, ngazarinda apfa ngameze kuriya. Bamwe bakanabinyurira di. None ubu ngubu ko Yesu bohora yaje, barajya he? None Elishadayi ko yambwiye ngo ni Elishadayi akampa urubyaro. Izera Imana nawe urabohoka. Izera Imana yankuyeho imbago z'ubugumba, nawe iragukuraho izindi mbago zikuriho. Iragukura mu mbago, iragukuraho baguhataye hagati muri gereza. Iyo gereza nayibayemo, bana hagati mu mbago. Ariko hari Yesu bohora. N'ubu kandi ndacyasenga ngo n'ibindi byose mu yindi domene y'ubuzima tugomba kubaho mu mudendezo mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Pawulo na Sila ntabwo bari bararemewe kuba muri gereza, ntabwo bari bararemewe kuba mu nzu y'imbohe. Bari bararemewe kujya kuvuga ubutumwa, kujya kuvuga Yesu. Hari icyo natwe twaremewe, hari icyo twahamagariwe. Nk'uko Pawulo na Sila hari icyo bari barahamagariwe, kujya kwamamaza ubwami bw'Imana. Ibyo nibyo bari barahamagariwe. Ahari we wahamagariwe gufasha imfubyi, ahari we wahamagariwe gukorera Imana ku gatuti, ahari we wahamagariwe gukorera Imana muri korari. Ariko ibyo bintu wabikora gute uri mu mbago? Uri mu mbago kutagenda, uri mu mbago, uwo muhamagaro wawe ugeramo ute? Ntibikunda. Ariko Data yabijemo. Humura, komera, we byuka usenge, haguruka usenge. Ngo Pawulo na Sila barasenga, bararirimba. Ikiri kudufasha ni ugusenga, ni ugusenga tukabohoka. Ririmbira Imana ubohoke, zinduka usenge ubohoke, fungura umunwa usenge ubohoke, shyiraho amasengesho yawe special ubohoke. Nta wasengeye. Pawulo na Sila barisengeye bahendahenda Imana kubw'ikibazo cyabo. Hari igihe ukiba ikibazo ukaba utanakibwira mwene so, ukavuga ati noneho mbimubwiye yahita nanshikaho, ngasigara njyenyine, ugatinya, ukavuga ati reka nkazanye, ukajya kubibwira Yesu. We wakwemeye akagupfira, watwemeye akadupfira, we wemera iyo minuko n'iyo miruho yose. Haleluya. Yesu we, Yesu we, Yesu we. Ahari abantu babura, ariko Yesu ntajya abura. Ahari imiryango yabura, ariko Yesu ntajya abura. Ahari inshuti zabura,
yaba izo tubwira ngo zitwumve, zitwihanganire muri izo mbago turimo, ko tutabasha kugera ahantu runaka. Ariko Yesu ntajya abura. No muri izo mbago turi kumwe, Pawulo na Sila n'abakunze bararirimbye, barasenga, ng'izindi mbohe zirabumva. Ikiza cyo kubana n'umunyamasengesho, izi ni inyungu zo kubaho umunyamasengesho ari, izi ni inyungu zo gutura hari umunyamasengesho, izi ni inyungu zo gutura hari umunyamasengesho. Izi mbohe zarokowe n'amasengesho ya Pawulo na Sila. Haleluya! Kuko iyo Imana ije igutabarana n'ibikwegereye byose. Uyu munsi sinsenga, ahubwo fungura umunwa wisengere. Urasenga wikureho imbago, kanguhereza icyerekezo cyo gusengamo. Bwira Yesu ngo nkuraho izi mbago, bwira Yesu ngo mbohora izi mbago. Pawulo na Sila nta muntu wabasengeye, barisengeye. Fungura umunwa usenge, byuka usenge, wiririra abantu, uririra Imana. Abo dusengana narababwiye ngo hari ukuntu umukristo arira utandukanye n'uko abanyesi. Hari ukuntu turirira Imana twebwe, tukayiririra n'amarira tukayibwira. Hari ukuntu duhendahenda Imana, hari imvugo yacu tubwiramo Data kandi akatwumva. Ng'izindi mbohe nazo zarabohotse, ngo uwo mwanya haba igishyitsi cyinshi. Uyu ni umwuka wera w'Imana ubohora. Bwira umwuka wera ngo mbohora, bwira umwuka wera ngo mbohora. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega, nyeganyeza ahantu uri. Ikirere utuyemo bamenye ngo hano hari umunyamasengesho, umuryango washatsemo bamenye ngo hano hari umunyamasengesho, umurozi urimo abimenye, yihane cyangwa avemo. Ni ibintu bibiri. Senga, senga. Ibyakuzengereje bimenye ngo yarasenga, cyangwa se ni ibintu bibiri. Fungura umunwa usenge, haguruka usenge. Ayo marira uri kurira, igihe gihe uri guta urira unaganya, uba ugeze ku rusenga. Ng'inzugi zose zihera ko zirakinguka. Ntago zakinguwe n'ikindi, zakinguwe no gusenga kwa Pawulo na Sila. Zakinguwe nuko batarebye iminyururu ibaboshye, batarebye imbago zibariho. Izo mbago uri gutama umwanya wirirwa uzireba ngo ye baba naragowe, ngo ndarushye, ngo ibyo ni biki? Va muri ayo, senga, va muri ayo, garukira Imana. Bwira Yesu ngo ndagarutse. Bya bintu ngibi ntibiramvaho, mbohora, tibohora amaguru yanjye, bohora intambwe zanjye. Bwira Yesu ngo bohora amaso yanjye, bwira Yesu ngo bohora uyu munwa, bwira Yesu ngo bohora aya maboko, bwira Yesu ngo bohorera ururimi, bwira Yesu ngo bohorera isura, bwira Yesu ngo bohorera umugongo, bwira Yesu ngo bohorera ibihe, bwira Yesu ngo bohorera igihugu aho ahantuye, bwira Yesu ngo bohorera umuryango. Bwira Yesu, kuko abo bari kumwe nabo bose barabohotse. Pawulo na Sila ntibakize bonyine, nabo bari kumwe bagize agahenge, babonye amahoro, imigozi iradohoka. Uzi iyo bakuziritse, uzi ko amaraso adatembera neza mu mubiri. Hari ibyatuziritse bitumye amaraso adatembera neza, bitumye turira, tudatekereza neza, kubera ko imbago yabaye yakajijwe umunyururu uriye umuntu. Ni igihe cyo gusenga, si igihe cyo gusinzira. Rero Imana yose kuduga ngo tuve mu bitotsi. Ni igihe cyo gufungura umunwa, Imana itugirire neza. Rero sinsenga uyu munsi, ahubwo urisengera. Ni wowe uzi imbago zikuboshye, zivuga uzibwira Imana. Ni wowe uzi amaboko agufasha, yabwira Imana. Ni wowe uzi iminyururu igufasha, yibwira Imana. Bwira Imana ngo Mana, ntabwo ari ibingibi wandemeye, ntiwandemeye kuba hano muri ubu buzima. Hari icyo Imana yakuremeye, hari icyo Imana yagusigarije. Ntabwo yagusigarije uburetwa rero, ntabwo yagusigarije kuba umuretwa, ntabwo yadusigaje kuba umuretwa w'abandi. Uko cyo Bibiliya ituvugaho si icyo. Hari ijambo nkunda cyane rivuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ni ubw'imbaraga. Izi mbaraga zamanutse zikanyeganyeza imfatiro z'inzu. Izi mbaraga zitubohore iki gitondo, zitubohore, zibohore imitwe yacu, ibitekerezo byacu, zibohora ingo zacu, zibohora urubyaro rwacu, zibohora amazina yacu aho yari yarafatiwe mbiri, zitubohore. Uyu munsi bimenyekane mu ndiri z'abapfumu ko Kristo ari umwami ubohora, bimenyekane mu ndiri z'abakorera Satani ko Kristo ari umwami ubohora. Kuko wasenze, bimenyekane mu bari baragufashe mbiri ko Kristo ari umwami ubohora. Byaramenyekanye ku buzima bwanjye ko Kristo abohora. Byaramenyekanye, narabyaye, baravuze ngo sinzabyara bakanabyigamba. Ubu se bari hari Kristo ubohora.
kandi ntibariho, ntabwo bapfuye, bamwe baracyariho. Senga kugeza ubwo abagutera bavuga turiya muntu arasenga reka tumureke, bavuga ngo ntituzongera kumutangaho amafaranga. Senga ku buryo ibyari bikunanije bivuga ngo uyu muntu ahubwo bijya munsi yawe. Niba uzi kurwanywa n'ibintu bipima ibiro 5, wowe senga y'ibiro 6, ubyicarire mu masengesho, ubyicarire, ubigende hejuru, bigutinye naho uhingutse. Nibumva n'izina ryawe bajya biruka mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimiye, urakoze ubuntu bw'umunsi uduhaye. Kubwa Pawulo na Sila nako tumenye gusenga. Kubwa Pawulo na Sila tumenye ngo nta mikino ihari. Iyo wanze gusenga umunyururu urakurya, ariko twe twako turabihakanye ko Imana y'ubuntu bwo kutubohora. Ndagushimiye umuntu wese uko ari gusenga umwumvire, ijuru rikinguke nkuko ryakingutse mu gihe cya Pawulo na Sila. Uriya Mana yakoze mu gihe cya Pawulo na Sila n'ubu uracyakora. Turagushimiye Mana, ndaguhimbaje none n'iteka ryose. Amen. Igitondo cyiza, umunsi mwiza. Shalom.